mwaramutse bene data, turashimira Imana cyane kubw'aka kanya tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Nizere ko Imana duha twese kubyuka amahoro kandi ikaduha umutima mushya ndetse n'inyota nshya yo kubasha kumva ijambo ryayo uyu munsi. Reka dusenge hanyuma dutangire. Uhoraho mu Imana yacu, turagushimira muri aka kanya, turaguhimbaje, tuguhaye icyubahiro. Watwemereye kubyuka amahoro uyu munsi kandi n'ejo wabanye natwe, waraturinze mu bihe bitambutse byose. Ni ukuri duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye, hari byinshi bidutera ubwoba, hari byinshi biduhagarika umutima, ariko kuko tugufite tuzi ko Mwami nta na kimwe cyatunesha. Bana natwe rero muri byose. Muri aka kanya tugiye gusangira ijambo ryawe, utuyobore kandi ijambo ryawe Mwami rifate icyicaro mu mitima yacu. Urakoze cyane, dusenze twize mu izina rya Yesu, amen. Muri iki gitondo rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Maraki, igice cyaho cya mbere. Maraki igice cyaho cya mbere, turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 10. Maraki igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa 10 haravuga ngo: ijambo ry'Uwiteka yahanurira Abisirayeli yaritumye Maraki. Narabakunze, niko Uwiteka avuga, nimara murabaza muti wadukunze ute? Uwiteka ati, Esawu ntiyari mukuru wa Yakobo se? Ariko rero nakunze Yakobo, Esawu ndamwanga. Imisozi ye nyihindura amatongo, gakondo ye nyiha imbwebwe zo mu kidaturwa. Naho Edomu aravuga ati, dukubiswe hasi, ariko tuzagaruka twubake ahari amatongo. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, bazubaka ariko jye nzasenya. Kandi abantu bazabita igihugu cyo gukiranirwa, kandi ubwoko Uwiteka ahora arakarira iteka ryose. N'amaso yanyu azabyirebera, namwe muvuge muti, Uwiteka ahimbazwe birenze urugabano rwa Isirayeli. Umwana yubaha se, n'umugaragu akubaha shebuja. Ariko none niba ndi so, mwanyubashye mute? Cyangwa se niba ndi shobuja, igitinyiro cyanjye kirihe mwa batambyi mwe? Basuzugura izina ryanjye, niko Uwiteka Nyiringabo abaza. Nyamara murabaza muti, izina ryawe twarisuzuguye dute? Nuko mwatuye ibyo kurya bihumanye ku gicaniro cyanjye. Maze mukabaza muti, twaguhumanishije iki? Mwavuze yuko ameza y'Uwiteka ari amanyagisuzuguriro. Kandi iyo mutambye impumyi mugira ngo ntacyo bitwaye. Niyo mutambye icumbagira nirwaye, nabwo ngo ntacyo bitwaye. Mbese bene iyo wayitura shobuja? Aho yagushima cyangwa yakwemera kukwakira? Niko Uwiteka Nyiringabo abaza. Noneho nimusabe Imana imbabazi tubabarire, kuko ari mwe mu biduhesha. Aho hari uwo muri mwe yakwakira? Niko Uwiteka Nyiringabo abaza. Icyama hakagira uwo muri mwe ukinga inzugi, mukarorera gucanira ku gicaniro cyanjye ubusa. Simbishimira na hato, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Kandi sinzemera ituro muntuye. Dusomye kugeza ku murongo wa 10. Shiti bavandimwe, mu gihe turimo gusoma ijambo ry'Imana, tubasha gutahura neza ubushake bw'Imana ndetse n'ibyo Imana ikunda. Burya nk'uko abantu dufite ibyo dukunda n'ibyo tudakunda, n'Imana nayo ni uko. Nicyo gituma rero aho gupfa kwizera Imana gusa mu marangamutima, cyangwa se tukayizera uko tubyumva mu bitekerezo byacu, uko twitekerereza, ni byiza ahubwo ko tubanza gutahura neza ubushake bwayo ni ubuhe, ese umutima wayo ni uwuhe, ibyo ikunda ni ibihe, ibyo idakunda ni ibihe. Niyo mpamvu iyo turimo kwiga Bibiliya, tubasha kubona ko ntabwo Imana idusaba kuyizera n'umutima wacu wose. Ntabwo Imana idusaba gukoresha imbaraga zacu zose mu kuyishaka. Ntabwo Imana idusaba guheba ibyacu ngo tubitange kugira ngo twiyuzuze nayo. Ntabwo Imana idusaba kwitanga cyangwa se kwiyima ibyacu, kwibabaza, gushyira imbaraga nyinshi nk'uko benshi babitekereza, ndetse nk'uko ahantu henshi mu madini byigishwa. Ahubwo icyo Imana idusaba ni kimwe: nimumenye Imana, nimwumve ijambo ryayo. Burya mu kumva ijambo ryayo no mu kwiga ijambo ryayo tuba turimo kwiga ibyo Imana ikunda ni ibihe,
ibyo Imana idakunda ni ibihe. Gusa abantu benshi ko iri banga batarizi babikora nabi, bagakoresha umwete wabo n'umurava wabo, bakima ibyabo, bakitanga cyane, bakibabaza, bibwira yuko aricyo kizatuma Imana ibakira. Ariko ijambo ry'Imana rivuga neza ngo nimumenye Uwiteka, nimugire umwete wo kumenya Uwiteka Imana. Abashoboye kumenya Uwiteka Imana rero, bakamenya umutima wayo, bakamenya ijambo ryayo, icyo gihe kuyizera biroroshye cyane. Ariko kandi iryo hame ni naryo hame rikora no mu isi yose, mu bintu byose tubamo, duhura nabyo, dukoreramo. Nk'ubu ngubu utarigeze wiga iby'amashanyarazi, hanyuma bakakubwira ati iyi nzu igenda uyinstalemo amashanyarazi, ntibaza ko byakugora cyane. Kubera iki? Kubera ko utabizi, ntabwo wabyize, ntuzi ukuntu bigenda. Rero nubwo wakoresha ishyaka ryinshi cyane n'umwete mwinshi wo gukora ako kazi, uko urushaho gukoresha umwete mwinshi n'ishyaka ryinshi, niko urushaho kubyonona. Kubera iki? Kubera ko ntabwo ubizi, nta bumenyi ubifitemo, ntabwo wize iby'amashanyarazi. Nicyo gituma ibyo wajya kwinstala byose wabyica. Iyo nzu rwose ntiyamara kabiri idahiye. None mu gihe nk'icyo ngicyo igisabwa ni iki? Ese ni ukuzinduka mu gitondo cya kare? Ese ni ugukora amasaha menshi? Ese ni ugukoresha imbaraga nyinshi ntunaruhuke? Ese ni ukubikora vuba vuba? Oya, ibi byose si cyo cy'ingenzi. Igikuru ni ukumenya uko bikorwa. Kandi se wamenya uko bikorwa gute utabyize? Ni ukubyiga neza, ukagira ubumenyi. Amashanyarazi bayakora gutya na gutya, bahera ahangaha, ibikoresho bikoreshwa ni ibi n'ibi, iki gicomekwa n'iki, kiriya kinyuzwa hariya, iki gikora ibi. Byose iyo ubyize byose muri detaye, baguhaye inzu ngo uyinstalemo amashanyarazi, byakorohera cyane. Wabikora wikinira rwose. Nubwo ufite ekuteri mu matwi yumvira umuziki, uzakora akazi kawe kandi ukanoze neza. Nubwo utazinduka cyane, nubwo utakora amasaha menshi, ikintu ukura ko ukizi neza uzagikora mu buryo bukwiye. Nicyo gituma abavandimwe rero, muri Bibiliya naho harimo ibanga. Kwizera Imana by'ukuri ntibisaba imbaraga nyinshi, umwete mwinshi, kwitanga, guheba ibyawe, ibiki n'ibiki. Kwizera Imana by'ukuri bisaba kumenya Imana, kumenya ibyo ikunda ni ibihe, umutima wayo ni uwuhe, ese umugambi wayo ku buzima bwanjye ni uwuhe. Abashoboye kugera aho ngaho bose ntabwo bananirwa. Kwizera Imana biraborohera cyane kandi barabyishimira. Gusa abantu benshi banyurwa gusa ngo no kuba ngo ajye gusenga, anyurwa no kuba gusa ngo yaratuye cyangwa se yarabatijwe. Mfite aho nsengera, mfite aho mbarizwa, urabona naratuye, baransengeye cyangwa se nakiriye agakiza. Ariko wagenzura mu mutima ugasanga nta jambo ry'Imana ririmo pe habe na busa. Nta jambo ry'Imana azi, umutima w'Imana ntawuzi, umugambi wayo ku buzima bwe ntawazi. Ariko icyo ashyira mu mwete gusa ni ukwizera n'umwete mwinshi, ni ukudasiba amateraniro, ni uguheba utwe akadutanga mu rusengero, akumva ko iyo nzira ariyo nzira yo kwizera Imana. Ariko nyamara birangira iyo bigenzuye mu mitima yabo basanga n'ubundi ukwizera nyako kutarimo. Umutima nk'uwo usanga uhungabana, usanga ushushubikanywa. Sinzi mubyibuka neza, hari inkuru igaragara mu gitabo cya Matayo ibice 7. Yesu yavuze ku bijyanye n'inzu yubatswe ku musenyi yubatswe ku rutare. Inzu yubatswe ku musenyi ishobora kuba yubakishijwe ibintu byiza bihenze, barayubatse neza, bakayifatira igihe, ndetse bakayitaka neza. Ariko bitewe n'uko yubatse ku musenyi, kandi umusenyi ukaba ari ikintu gihindagurika bitewe n'ikirere uko kimeze, niba imvura iguye hakagwa umuvu, wa musenyi wose uratemba, niba umuyaga mwinshi cyane uhushye, wa musenyi wose urawutumura. Ya nzu nubwo ari nziza cyane, yubakishijwe ibikoresho wenda byiza cyangwa se bihenze, barahitaho igihe cyawo kinini, kubera ko yubatswe ku musenyi, igihe cyarageze iragira gute? Irahirima. Uko niko kwizera gushingiye ku marangamutima, ku bitekerezo byacu, ku byiyumvo byacu. Ibyo byose bigereranywa n'umusenyi. Kuko umusenyi udahora umeze icyo kimwe, abantu bazi mu butayu barabizi neza. Umunsi umwe uraza ukahasanga umusozi, ejo wahagaruka ugasanga wa musozi ntawe uhari. Kubera iki? Wari umusozi w'umusenyi gusa, w'umucanga. Ariko bitewe n'uko mu butayu habamo imiyaga myinshi,
hari igihe umuyaga uza ugahuha wa musozi wose ukawumaraho, waza ugasanga umusozi w'umucanga wose washizeho. ni nako rero inzu nziza cyane ihenze y'akataraboneka yari yubatswe ku musenyi, bitewe n'uko imvura yaguye, umuyaga ugahuha, imivu igatemba, ya nzu yose yagize gute? Yikubise hasi. Amarangamutima yacu ni ikintu gihindagurika, ibitekerezo byacu ni ikintu gihindagurika, ishingiro ryacu ni ikintu gihindagurika. Mu gihe twizeye Imana rero dushingiye kuri ibyo, uyu munsi uzumva kutekanye kubera ko wenda uri gusenga Imana, wibaza ko uri kukumva, cyangwa se uri guhimbaza wagiye mu mwuka, uri kuramya rwose, amarira arameneka, wagiye mu mwuka cyane, urumva ko wegeranye n'Imana. Ariko nyuma y'akanya gato wisanze mu gikorwa kibi, utangira kwiciraho iteka, utangira kwicira urubanza mu mutima wawe. Niyo mpamvu Imana tubwiye iti mwubakire inzu yanyu ku rutare. Umunyabwenge we ntabwo yubatse ku musenyi, yubatse ku rutare. Bisobanura iki? Bisobanura yuko urutare rwo rukomeye rudashobora gutwarwa n'umuyaga, rudashobora guhirikwa n'umuvu. Ya nzu yari ikomeye, ya nzu yakomeje guhagarara, utitaye ku bikoresho byari biyubatse. Nawe yaba yubakishije amabati, nawe yaba yubakishije ibikenyeri, nawe yaba yubakishije ikintu icyo ari cyo cyose, kubera ko ishinze ku rutare, ubwiza bwayo bugaragara inyuma. Si cyo kibazo, si cyo gikuru. Igikuru ni umusingi yubakiyeho. Rero umusingi w'urutare udahungabanywa n'umuyaga cyangwa se udatwarwa n'umuvu n'umwuzure, ubushushanya Kristo Yesu. Bisobanuye ko abantu bubakiye kwizera kwabo kuri Kristo Yesu ntibashobora guhungabana, ntibashobora gutembanwa, ntibashobora guhirima ngo bagwe. Kubera iki? Kubera ko Kristo Yesu arakomeye, niwe rutare rushinze rukomeye. Bene data rero, ni byiza ko tumenya umutima w'Imana. Ariko abatazi umutima w'Imana bakurikira imitima yabo bwite, bikarangira bayobye. Ahangaha inkuru twasomye muri Maraki, Uwiteka Imana iratubwira neza yuko nubwo yadukunze, ariko abantu barabaza bati ese wadukunze ute? Imana yavuga iti none Esawu ko yari mukuru ya Yakobo, ariko rero nakunze Yakobo, ariko Esawu we ndamwanga. Ndetse imisozi ye nyihindura amatongo, gakondo ye nyiha imbwebwe zo mu kidaturwa. Iri jambo kenshi harabwo tutabasha kuryumva. Kuki Imana yakunze Yakobo ikanga Esawu? Ese Imana irobanura ku butoni? Aho ko byo bisa nkaho Bibiliya yivuguruza, ariko siko bimeze. Mwibuke neza yuko Imana ni Imana, si umuntu. Hari igituma yakunze Yakobo ikanga Esawu. Dusubiye ku nkuru ya Yakobo na Esawu, murabizi neza yuko Esawu byarangiye yabonye umuvumo, ariko Yakobo yabonye umugisha. Kubera iki? Kubera ko Yakobo yari umuntu wizeraga nyina, wakoze ibyo nyina yamutegetse byose uko byakabaye, nuko ajya imbere ya se, ise amuhesha umugisha. Mu rundi ruhande, Esawu we yari umuntu wiringiraga, yashatse guhabwa imigisha ivuye mu bikorwa bye. Uwo mugisha ntabwo uva ku Mana. Umugisha uvuye mu bikorwa twakoze, uvuye mu ishyaka ryacu n'umwete wacu, uwo si umugisha uva ku Mana. Umugisha uva ku Mana, Imana iwutanga nta kiguzi, nta kiguciye, kuko yasezeranije Aburahamu iti nzaguha umugisha, nzakugira umugisha. Abazaguhesha umugisha bose bazawubona, abazakuvumwa bose bazavumwa. Murabizi neza yuko uwo nguwo ni wo mugisha Imana yahaye Aburahamu, nawo umugisha Imana itanga igihe cyose. Umugisha w'Imana ntugurwa, ntukorerwa. Ariko Esawu yashatse kuwukorera, yashatse guhiga ngo atekereze inyama ziryoshye cyane, bityo nk'ingurane yabyo abone umugisha. Mu gihe Yakobo we yabonye umugisha ntacyo yakoze, ahubwo byose byakozwe na nyina. Nicyo gituma rero Imana ivuga iti abantu nka Esawu ndabanga. Ariko kandi iyo usomye yandi muri Bibiliya, birivuga ko ibyo byakozwe ngo bataranavuka, byabayeho bataranavuka. Kubera iki? Kubera ko Imana yari ibizi. Mwibuke neza yuko Imana ibasha kurebera iherezo mu itangiriro. Imana iyo izi byose, itagira ejo hashize, itagira ejo hazaza, ahubwo ibaho uyu munsi wa none gusa. Hari ubundi buryo ubuzima bwacu bubonamo. Iherezo ry'ubuzima bwawe Imana irimo kuribona ubu ngubu, kubera ko yo nta gihe kizazigira.
iba muri pereza gusa mu gihe cya none. Bivuze yuko imyaka 100 yawe aka kanya Imana irimo kwibona yo irimo kubaho. Sinzi ko iryo jambo muri bubasha kuryumva, ariko niko rimeze. Kubera ko ibaho mu buziraherezo, kandi ubuziraherezo bukaba butagira itangiriro, ntibugire n'iherezo, ntibugira ejo hashize ndetse n'ejo hazaza, bugira uyu munsi gusa aka kanya. Ni ukuvuga ngo mu myaka 2200 n'urugero igihe uzapfira, kuri wowe icyo gihe ntikiragera, ariko ku Mana icyo gihe kiriho uyu munsi wa none, irimo kukibiva, irimo kubibona. Nicyo gituma ivuga yuko yanze Esawu igakunda nde? Igakunda Yakobo. Kubera yuko bakiri na bato mu nda ya ba nyina, Imana irimo kubona ibintu baje kubona icyo gihe kigeze. Kandi ubwo Esawu yari avuye mu guhiga akaza ashonje, asanga Yakobo yatetse ibyo kurya, sinzi ngo niba ari isosi cyangwa se niba ari ibishyimbo, niba ari umufa sinzi, ashonje cyane, ngo nuko ahitamo kugurana ubutware bwe bw'ubupfura igaburo rimwe ryonyine gusa. Bivuze ko nubwo yari ashonje, yahisemo kuvuga ati ngiye ko ari nyifuro y'umuryango, ubwo butware nkaba mbufite, ari byo uzaragwa ibya data Isaka, ndabiguhaye, ndabiguhebeye, wowe gusa nyihera isupu yawe nirire, dore inzara iranyishe. Iki kintu Imana yaracyanze cyane, kubera yuko ubusanzwe imfura ni ikintu gikomeye ku Uwiteka Imana. Iyo usomye mu gitabo cyo mu Kuva, Imana yavuze ati imfura zose ni izanjye. Nacyo gituma umugisha Imana yahaye Aburahamu yawuraze umuhungu we Isaka. Isaka yagombaga kuraga Esawu, ariko Esawu agurisha ubutware bwe bw'ubufura, bituma uragwa Yakobo. Yakobo murabizi neza ko wari wahindutse ishingiro ry'igihugu cya Isiraheli, niwe wiswe Isiraheli. Bivuze yuko umugisha wa Aburahamu wagiye uhererekanywa ku muntu ku wundi, uva kuri Aburahamu ujya kuri Isaka, uva kuri Isaka ujya kuri Yakobo, uva kuri Yakobo ujya ku bana be, gutyo gutyo kugeza igihe ishyanga rya Isiraheli ryahindutse igihugu gikomeye. Rero bavandimwe, Imana kuvuga ngo Esawu naramwanze, Yakobo ndamukunda, bifite ishingiro. Ntago ijambo ry'Imana ryivuguruza, so kuvuga ngo Imana yarivuguruje, yavuze iti ntirobanura ku butoni, reka da. Ahubwo Esawu niwe wabaye ishingiro ryo kwangwa n'Imana, kubera ko niwe wanze Imana, niwe wanze ubutware bw'ubupfura. Kandi Imana yaravuze ati imfura zose ni izanjye, agira ate? Abyera Yakobo. Nacyo gituma rero bavandimwe, kubwo kutamenya neza agaciro k'iby'Imana yamuhaye, byatumye bikerensa. Yakobo rero ni igishushanyo cy'abantu bakerensa ubuntu bw'Imana, abantu bakerensa imigisha y'Imana, abantu bakerensa agakiza k'Imana. Abantu nk'abo ngabo nta kindi kibategereje usibye kugira gute? Kuvumwa. Ni nayo mpamvu mu ijambo ry'Imana tubasha kubona neza yuko Imana tugaragarije umutima wayo. Na hacu rero kwiga tukawumenya. Gusa ikintu kibabaje nuko nubwo Imana duhaye umugisha nk'uyu utagira akagero, ikaduhishurira ubwiru bwayo bw'ijuru. Paul avuze ati ngo ni ubutunzi butagira akagero, ariko twarabyumvise, turabyishimira mu minsi ya mbere, tugwa ivutu, turangije tubitera umugongo, turabiheba. Abantu benshi cyane batangiye bakunda ubutumwa bwiza, batangiye babwiriza ubutumwa bwiza mu buryo butandukanye, ariko igihe kigeze ibishuko bya Satani bituma bahindukira, batera umugongo, bareka bwa buntu bw'Imana, bareka bwa busabane bw'Imana. Nicyo gituma ahangaha Imana itugaragariza neza yuko nubwo yadukunze, ariko twe turabaza tuti se yadukunze dute? Aho muvandimwe ntujye ubaza icyo kibazo Imana. Imana wankunze gute? N'uburyo mbayeho uyu munsi wa none? Burya suko Imana itagukunze, suko ibyo yagukunze bitagaragara, ahubwo nuko amaze kwakira andi maso yandi. Abantu rero bashoboye gutahura neza umutima w'Imana, bashoboye kuwubona. Nibyo koko naho bahura n'ibyago n'ibigeragezo, ko turi abana b'abantu, ntago twabura gushenguka umutima, ariko Imana iduha undi mutima mushyashya. Umutima mushyashya wuhe? Wo kubyakira nk'ibivuye kuri yo. Ko ijambo ry'Imana rivuga ngo uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azakuyobora inzira unyuramo. Mana, nubwo nakwizeye nkakira agakiza mu itorero, ariko reba ubuzima bwanjye ukuntu bumeze. Umaze imyaka 3 nta kazi mfite. Dore nanjye natangije business, ariko business yanjye irahombye. Ese ibyo bintu ujye ubyakira nk'ibivuye ku Mana nabyo? Ko ijambo ry'Imana riko rigusaba
uhora umwemera mu migendere yawe yose. Mugomba kuba bizinesi yawe ugira amaso akwereka ko bivuye ku Mana. Mu kuba umaze imyaka 3 nta kazi ufite, ugira amaso yo kubasha kubona neza ko bivuye hehe ku Mana. Ubuzima bw'umwuka nuko bumeze. Ntabwo Imana ibikora kugira ngo itubabaze cyangwa se duhemukire, ahubwo ibikora kugira ngo iducire inzira yo kudukorera. Imana idukorera ite? Idukorera ari uko yamaze kugira gute kwimikwa mu mitima yacu, ariko yamaze guhabwa umwanya wo kudukorera mu mitima yacu. Rero kugira ngo Imana ibone uwo mwanya, rimwe na rimwe iducisha mu bigeragezo, rimwe na rimwe iducisha mu byago cyangwa se mu bihe bikomeye. Ahangaha mu gitabo twasomye cyo muri Malaki, iyo dusomye muri Malaki igice cya 4 haranditswe ngo, naho Edomu avuga ati dukubiswe hasi ariko tuzagaruka twubake ahari amatongo. Uwiteka Nyiringabo baravuga ati bazubaka ariko njye nzasenya, kandi abantu bazabita igihugu cyo gukiranirwa, kandi ubwoko Uwiteka ahora arakarira iteka ryose. Naho Uwiteka yahisemo kuvuga ati reka abantu mbasenye kugira ngo mbashe kububaka neza ariko ngo Edomu aravuga ati dukubiswe hasi ariko tuzagaruka twubake ahari amatongo. Ni munyumvire umutima nk'uyu nguyu. Edomu uvugwamo ahangaha ni Esawu. Rero Bibiliya iravuga neza ngo naho dukubiswe hasi ariko tuzagaruka twubake ahari amatongo. Tubona neza ko uyu ari umutima wo kwigomeka ku Mana. Nubwo Imana yavuze ati ngiye nzakubita hasi nzasenya, ntabwo isenya kugira ngo irimbure, ahubwo no kugira ngo ibe ariyo yiyubakira. Kubera ko ibyo Esawu yari afite byubatswe nawe ubwe, kandi Imana ikabishaka kubisenya kugira ngo yubake inzu nziza ikwiriye yubatswe n'Imana, ariko Esawu yanze kubyemera. Ati nawe wankubita hasi ni hahandi nzabyuka, nawe nagwa nzahaguruka, nawe wansenya nzongera niyubake. Uko niko abantu, nubwo Imana ishaka gusenya gukiranuka kwabo bwite, ariko barihagarara bakavuga ati reka da, gukiranuka kwacu tuzongera tukubake, tuzongera twihagarareho, tuzongera tugaragaze yuko natwe dukomeye, natwe dushoboye. Umutima nk'uwo rero bitewe nuko Imana iwanga urunuka, nta kindi ni umutima wo kurimbuka imbere y'Imana. Ni umutima utiteguye kwakira ubuntu bw'Imana, kubera ko ni umutima ushaka gushyira imbere gusa iby'umuntu. Bavandimwe rero, biringiye ko mu buzima bwacu twagira akanya ko kwiyumvira, Imana yangiriye ubuntu budasanzwe. Ese iyo ntakira aka gakiza koko nari kuba ndihe? Iyo ntamenya ubuntu bw'Imana uyu munsi nari kuba ndihe? Ariko dore nubwo nari umunyabyaha, nta mategeko y'Imana nubahirije, Imana nari narayanze, shumura umunsi ku wundi, ariko yarankunze nuko icungura ubugingo bwanjye. Binyuze mu rupfu rwa Yesu Kristo, Imana yongeye kumbohora. Umutima wanjye uranezerewe cyane. Twese twari dufite ishimwe nk'iringiri igihe kimwe, ariko buhoro buhoro Satani kubera ko ari umujura w'imitima, araza akatwiba uwo mutima buhoro buhoro. Ugasanga nubwo wakira ubutumwa bwiza, nubwo wavutse ubwa kabiri, ariko bifata nk'ibintu bisanzwe. Bavandimwe, njye sintekereza ko ari ibintu bisanzwe. Ikintu cyakije ubugingo bwacu, ikintu cyaduhesheje itike yo kujya mu ijuru, ese icyo kintu wakinganya iki koko? Yesu Kristo n'uyu munsi aturambura amaboko, arifuza yuko atuyobora muri urugendo rwacu nyuma yuko twakira ubutumwa bwiza. Bavandimwe, ntabwo turi abanyabwenge, ntimukagira ngo twakijijwe kubera ko turusha abandi ubwenge batari bakira agakiza, ahubwo ni ubuntu bw'Imana gusa kubera ko twamurikiwe n'umucyo. Rero nyuma yo kwakira ubwo buntu, ntabwo wakwibeshaho wowe ubwawe. Satani yagushuka n'ubundi kubera ko uba ukiri umwana mu buryo bw'umwuka, nicyo gituma ukeneye kuyoborwa. Ariko kenshi mu bayoborwa, rimwe na rimwe hari igihe bavuga bati nanjye nshobora kwiyobora, nanjye mfite ubwenge bwanjye, nanjye nshobora kwitekerereza. Ako kanya uwo muntu nk'uwo bamaze kuyoba, abatangiye ya nzira yo kwangirika. Nshuti bavandimwe, dusubije amaso inyuma tukareba ubuntu bw'Imana twakiriye, ese iyo tutabwakira koko twari kuba turihe? Ese iyo tutakira agakiza k'Imana twari kuba turihe? Nicyo gituma rero Imana ishaka yuko duhora tuzirikana, dusubize amaso inyuma tukareba
ubuntu twagiriwe ndetse n'aho twavuye. Imana rero ishaka gusenya ibyo twe twubatse kugira ngo hasigare ibyo yubatse byonyine gusa. Ariko abantu binangiye imitima ntabwo bashobora kwemera kugira gute gusenya ibyabo. Bashaka guhagarara ku byabo, bashaka kumera ku byabo, yewe n'ikizira kibi cyane no mu gihe bagiye imbere y'Imana bagashaka kwitwaza ibyabo biyumviriye bitekerereje. Imana ibyo ngibyo birayirakaza cyane. Usomye ahangaha ngo abatambyi ngo bagiye gutambira ngo ku gicaniro cy'Imana ibintu bitemewe. Iyo usomye umurongo wa 6 haravuga ngo umwana yubaha se n'umugaragu kubaha shebuja. None niba ndi so mwanyubashye mute? Cyangwa se niba ndi shobuja igitinyiro cyanjye kuri mwe mwabatambyi mwe basuzugura izina ryanjye, ni ku Uwiteka Nyiringabo abaza. Nyamara murabaza muti izina ryawe twarisuzuguye dute? Nuko mwatuye ibyo kurya bihumanye ku gicaniro cyanjye, maze mukabaza muti twaguhumanishije iki? Mwavuze yuko ameza y'Uwiteka aramanye igisuzuguriro. Kandi iyo mutambye impumyi mugira ngo ntacyo bitwaye, niyo mutambye icumbagira nirwaye nabwo ngo ntacyo bitwaye. Mbese bene iyo wayitura shobuja, aho yagushima cyangwa yakwemera kukwakira? Ni ku Uwiteka Nyiringabo abaza. Murabizi neza yuko ku bijyanye n'ibitambo Imana yategetse yuko igitambo gitambirwa ibyaha ku gicaniro cyo mu buturo bwera ari igitambo kidafite inenge, yaba ikimasa cyangwa se ihene cyangwa intama, yagombaga kuba nta nenge ifite. Ariko abatambyi bo bagiye kuri cya gicaniro cy'Imana bapfaga kwitwarira ibyo babonye byose. Yaba ikimugaye baragitwaraga, yaba igipfuye ijisho baragitwaraga, yaba igifite amabara menshi baragitwaraga. Ni ukuvuga ngo icyo bahuye nacyo cyose bapfaga kujyana. Uko niko n'abantu imbere y'Imana bagenda bitwaje ibizira bibaza ko ari cyo byabafasha mu gukizwa. Ibitambo bihumanye ni ibiki? Ibitambo bicumbagira ni ibihe? Ibi byose bishushanya ibikorwa byacu, ibintu byose tugerageza gukora kugira ngo ducungurwe ibyaha cyangwa se twezwe ibyaha byacu. Yaba amasengesho yacu, byaba ibikorwa byacu, bwaba ubwitange bwacu, yaba amafaranga, ibintu byose ugerageza guha Imana, gutanga ku Mana kugira ngo Imana ikurebe neza cyangwa se kugirira ubuntu. Ibyo byose bifatwa nk'ibitambo bihumanye. Igitambo kidahumanye ni kimwe cyonyine gusa, ni Kristo Yesu. Kristo Yesu niwe Imana ibasha kwakira wenyine gusa kugira ngo tubabarirwe ibyaha byacu. Kristo utaragiraga icyaha niwe wenyine wujuje ibisabwa mu kuba igitambo kidafite inenge. Muri Yohana igice cya 1 n'umurongo wa 29, Yohana amaze kubatiza Yesu, bukeye bwaho yaramubonye aravuga ati, nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Yesu niwe wenyine gusa ushoboye gukuraho ibyaha byacu. Kubera ko we nta cyaha agira, yaje ari igitambo kitagira inenge. Nyamara abatambyi bo muri Edomu bo ngo bajyaga gutambira ku meza y'Uwiteka, ku gicaniro cy'Uwiteka, ariko bakazana ibigize gute? Ibihumanye. Ibyo rero Imana irabyanga urunuka. Bavandimwe, ukwiyeho Kristo Yesu, ikindi cyose wakwitwaza ugiye imbere y'Imana ni igihumanye, uko cyaba gisa kose. Byaba ibikorwa byawe byiza, yaba amasengesho yawe menshi, yaba amafaranga yawe menshi, byaba kwiriza ubusa, byaba gusenga cyane, byaba kujya mu buvumo no kuzamuka imisozi, byaba gufasha abantu, ugafasha imfubyi n'abapfakazi bose bo mu isi, ibikorwa byiza bishamaje, sinzi uburyo nabirondora. Ariko ibyo ngibyo ubyitwaje imbere y'Imana ibibona nk'ibitambo bihumanye, bimenetse amaso, bimugaye, bidashobora namba kuba byagukiza. Igitambo kidahumanye ni kimwe cyonyine gusa, ni Kristo Yesu. Icyatumye Imana irakarira abatambyi rero ntibigeraga bita ku mutima wayo ngo bamenye neza icyo yavuze, ngo bamenye icyo yasabye, nuko bagahitamo gukoresha gusa ibyo biyumviriye cyangwa se ibyo bitekereje. Muvandimwe, ndagira ngo twese twisuzume turebe uburyo tubayeho. Ese mbayeho kwera inkurikira umurongo w'Imana, cyangwa mbayeho nkurikira gusa ibitekerezo byanjye n'ibyo nibwira ko ari byiza? Ibyo rero nibyo bizazana itandukaniro mu buzima bwacu. Niringiye yuko nta kintu na kimwe twakwitwaza imbere y'Imana uretse ibyo Kristo Yesu yadukoreye. Yakobo nibyo yajyanye imbere y'Imana
abona umugisha w'Imana, nubwo yatekerejwe nk'umubeshyi cyangwa se nk'umuriganya, ariko Imana yaramwishimiye kandi umugisha koko arawubona. Niringiye ko natwe twabona umugisha mu buzima bwacu binyuze mu kugendera mu nzira Imana yaduteguriye. Murakoze cyane, reka dusoreze ahangaha uyu munsi, tuzakomeza ubutaha. Dusenge. Mwami Imana yacu, twongeye gushima muri iki gitondo cyiza, tugushimiye ubuntu bwawe n'urukundo rwawe, tugushimiye ko watwemereye kumva ijambo ryawe muri iki gitondo. Tubonye neza yuko nubwo wadukunze urukundo ruhebuje, ariko urwo rukundo twararwibagiwe, tugutera umugongo nk'uko Esawu yabigenje, ariko kandi waramukoreye umukubita hasi uramusenya kugira ngo wongere umuzamure umwubake, ariko waratsimbarara aravuga ati nubwo wankubita hasi nzongera mpaguruke, nubwo nasenywa nzongera niyubake. Mwami Imana yacu, umutima nk'uwo ubona umutima mubi, ni umutima ukwiye kurimbuka. Icyo gituma natwe uyu munsi twifuza Mwami kuyoborwa nawe mu bushake bwawe, mu byo ushaka. Twiriye neza ko inzira yawe ari inzira y'umugisha, kandi mu itorero waduteguriyemo byose bikenewe. Turagushimye rero, Mwuka Wera akomeze atuyobore, akomeze atumurikire, kandi ngo azatwibutsa ibyo yatubwiye byose. Turagushimye rero, sengera benedata bose aho bari, uzi intege nke zacu, uzi ibyo tubura, uzi ibyo dukeneye, Mwami byose biduhera ubuntu bwawe. Urakoze, turagushimye, dusenze twize mu izina rya Yesu, amen.